Mwaramutse neza, ikiganiro cyiza cyane gituma twumva uku gushyamirana kwagiye kugaragara mu bayisilamu benshi, ugasanga gufata na benshi mu bakuru wakita abamenyi, bakaba banataka na mufti bakamumerera nabi cyane, ariko akikomereza akazi ke. Abenshi bamwataka nk'iyo we avuze ngo abakristo n'abandi bizera ni abavandimwe bacu b'abayisilamu. Twe turi abayisilamu, bariya ni abakristo cyangwa bafite indi myizerere, ariko twese turi abavandimwe, dushobora guhuza tukagira ibyo twumvikanaho. Mufti yigeze no kugaragaza ati hari byinshi n'abari abakristo baba bafite duhuriyeho, ati koko hari ibintu tudahuriyeho, atari ko hari byinshi duhuriyeho, dushobora kubyubakiraho tukubaka n'ubumwe bw'igihugu. Kandi koko nicyo kintu ubona gikenewe muri bino bihe amateka yacu yagiye adukomeretsa nk'igihugu. Ntabwo ngiye kuvuga ku mateka yacu, ariko ndikorera nk'umuntu usanzwe ubasangiza filozofiya, twige kuri icyo kibazo nk'abanyabwenge. Hano rero uyu mushehe we yagaragaje, ni Shehe Faraji, murabizi ibibazo yagiye agira muri Isilamu, ariko iyo tubirebye noneho twabivugaho iki? Ngo ubumwe hagati y'abasalafi ngo ndetse n'abanyabihimbano burashoboka. Urumva, muri make yarangije kwidemarika ko hari abantu bamwe bafite ibihimbano, ko hari n'abandi badafite ibihimbano. None se filozofiya yo ibivuga ite? turifashisha uwo bita Spinoza, Baruch de Spinoza, turifashisha na Emmanuel Kant. Nge ku mbuga nkoranyambaga bakunza kunyita Professor No One, twarabisobanuye, ariko amazina ni Peter Claver Rurangwa. Tugiye kubasobanurira rero amazina y'ikinyarwanda azwi. Noneho duhere kuri Emmanuel Kant. Emmanuel Kant asobanura yuko nta kintu tuzi kitari igihimbano. Mu yandi magambo, ubwenge bwacu uko duteye, ubwonko bwacu uko duteye, bwakira isi bunyuze mu kintu kimeze nk'amataratara cyangwa utuyunguruzo. Mu yandi magambo, ukuri tumenya kuba gutewe nuko twebwe duteye. Ukuri tumenya kuba guteye nk'uko duteye, ntabwo ari uko guteye. Urugero, niba tubona isi igizwe n'amabara menshi atandukanye, amabara tubona tuyabona bitewe n'utuyunguruzo tuyayungurura uko atugaragarira. Ibara ry'icyatsi ntabwo ari uko turibona, si uko koko riri, ahubwo bitewe n'uko twebwe turi. Duhereye ku mabara gusa, ariko si amabara gusa, na forume y'ibindi bintu byose tubifata bitewe n'uko duteye. Iki rero no muri Isilamu hariho abakimenye, harimo nk'umugabo witwa Rumi, uzwi cyane, wanditse poems, nabo bita muri Sufism bamenya bati hari intambwe zo kumenya ukuri, bagahera kuri sharia by'amategeko, ariko bati iriya ni intambwe ya mbere. Bakavuga ko intambwe ya nyuma ugeraho ariyo kugera kuri hakika. Haki dusanzwe tubizi ko bikunda kuvuga ukuri. Hakika rero ni ukuri nyakuri kudasaba imagination. Imagination ni kwa kundi ushobora kwibwira uti Imana yantegetse ibi, Imana izina ryayo ni Allah, intumwa yayo ni Mohammed, natwe turi abayoboke. Ibyo byose tubikoresha nka imagination. Ibihembo by'Imana tuzabisanga mu ijuru. Mu ijuru ni ahantu hari inzu z'ibirahure, ni ahantu hari amabuye y'agaciro, ni ahantu tuzaba turya imbuto nziza. Izo ni imagination.
muri sufism bavuga yuko ibyo bintu byose tuba tugomba kubirenga tukakira ukuri nyakuri ariko mana ariyo reality. Urumva handi babihuza nyine na Spinoza ko ibyo ngibyo bitadusaba kwirirwa tugendera muri forume ziri anthropomorphique, kwiyumvisha ibintu nk'uko dusanzwe tubibamo tukumva ko mu buryo bw'Imana ari nako bimeze. Iyo ni muri sufism, kurenga ibigaragara, kurenga logics, kurenga imagination, noneho ugasingira ukuri nyakuri. Mu yandi magambo ugasingira ukuri kuri hejuru y'inyandiko, ugasingira ukuri kuri hejuru y'umuhango. Urumva ni hahandi dusunikirwa twese kumenya ko duturuka ku isoko imwe, atari ukuvuga ngo habaho abantu bamwe baturuka ku isoko yanduye ya Satani, abandi bagaturuka ku isoko y'Imana, ari bo bafite inyandiko, ari bo bafite intumwa. Iyi ni ubwo duhuje sufism. Uyu mugabo urabizi, nta abasalafi nabo bavuga ko sufism batayemera ko ari ibihimbano, ariko twe duhereye ku kwerekana yuko ibintu byose tubaho atari no mu buryo bw'ubumana, mu bintu byose tubaho. Kanti yerekanye neza yuko tugendana amataratara. Irindi taratara tuvukana nicyo bita cause and effect, ikintu n'ikigitera. Cause and effect ni taratara naryo riraho. Space and time, ikintu cyose tuzi ntabwo wavuga ngo hariho igiti utavuze ngo giteye muri uyu murima. Ntabwo wavuze ngo inzu iba igomba kuba ifite akagari yubatsemo cyangwa umurenge irimo, mu yandi magambo, kandi ifite igihe yubakiwe n'igihe urimo kuyirebera. Urumva space and time nayo ni amataratara, ariko izo space and time nta kintu na kimwe dushobora kumenya tutagishyize muri terms ya space and time. Niyo mpamvu n'Imana yitwa Allah, Quran, intumwa yayo, ibyo byose nabyo tubirebera muri space and time. Bityo tukavuga ngo Imana iri ahantu mu ijuru, yaje gufata umwanzuro irema isi, ifata umwanzuro mu gihe iki n'iki ishatse, yohereza intumwa yayo Muhammad, yohereza n'izindi ntumwa ngo zigenda zigambanirwa, ngo ariko Muhammad niwe wazanye ibintu biri byo. Ibyo nabyo simbihakanye, nta kibazo, ababyemera gutyo nta kibazo, ariko kuba byonyine ubifata muri space and time ukavuga ngo Imana yahisemo igihe iki n'iki gira icyo ikora, uba ukiri muri wa mutego w'igihimbano. Mu yandi magambo tuba tukiri mu bihimbano. Iyo Imana tuyifata muri space and time tuba turi mu gihimbano, tuba twagarutse mu gihimbano. Kandi Quran, Bibiliya, ibitabo byose bitagatifu bifata Imana muri space and time, mu gihe n'ahantu. Ati Imana yavuye aha ijya hariya nahera, hariya sahera ku Mana. Urumva space and time ibyo ni igihimbano tuba turiho. Mu yandi magambo bituma tuyungurura ibiriho kugira ngo dushobore kubyakira. Nicyo kibigira ibihimbano. Kuvuga ko ari ibihimbano si ukuvuga ko bitadukorera. Tujya mu buzima bwacu tugashobora kubaho bugacya dufite ibyo twizera, ubuzima bugashoboka, ariko tuba tubana n'ibihimbano. Ukuri nyako kuri mu Mana, kandi kukwakira tugomba kurenga inyandiko, tukarenga injishi z'imico iyi n'iyi, tukamenya ko Imana atari uko nguko yagombye gufatwa. Duhuje rero Spinoza na Emmanuel Kant twavugaga, niyo sufism n'aba basalafi twavugaga, twumvise yuko ibintu byose byagombye kuba ari ibihimbano byo dushobora kwakira, ariko uburyo bw'ukuri twakira nako kurashoboka.
n'ibyo Spinoza yavuze the third level of knowledge, urwego rwa gatatu rwo kumenya. Urwa mbere ni imagination, urwa kabiri ni logics, ariko ibyo byose imagination ni igihimbano, logics nacyo ni igihimbano gitewe n'uko duteye, ariko noneho urwego rwa gatatu ni intuition. Intuition ikumvisha ko Imana iriho, Imana ari bwo buzima bwacu, Imana iri muri bose na bose. Ni nka ya yindi yo kuvuga ngo kwihuza n'Imana abasufi berekana. Murakoze, abantu bakore ubushakashatsi barenge icyo nakwita ubuhezanguni bw'idini riniri, abantu bakitirirwa ariko bitewe n'ubujiji gusa. Bitewe n'ubujiji, tubanze tumenye yuko isi twese tuyinjiriramo mu gihimbano, ariko dushobora kukirenga tukakira the reality as it is. Mugire ibihe byiza, sangiza iyi video abakunzi b'ubumenyi, ukore share, ukore comment, igihe utariyabonesha wiyaboneshe, icyo dukunda kwita subscribe. Ibihe byiza.